mbazaniye iyi aparitema. Wowe ushaka inzu yo guturamo, iri mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Kigali, hano muri Norvège. Iyi aparitema rero niyo nje kugutambagiza, iri Norvège. Mwabonye ko iri ku muhanda, uyu muhanda iminsi mikeya hari abagiyemo kaburimbo. Urabona ko ni aparitema iciyemo ibice bibiri. Iki gice cya ruguru ni inzu imwe, iki gice cyo hepfo ni inzu zigabanyijemo ibice bibiri. Reka twinjiremo rero mbatambagize iyi aparitema. Niba ufite gahunda watubwira, telefone yacu wayisanga kuri sikirini. Tugiye kwinjira muri aparitema imwe ifite ibice bibiri, ikodeshwa ukwayo. Iyi aparitema ngiyi mwayibonye, ifite hasi ikagera no hejuru. Reka twinjiremo. Ubwo rero turinjiye, umuryango nguwo. Twinjiye muri aparitema nyirizina ngiyi. Hano tugeze kuri salo yayo. Ni aparitema uturamo ariko wizaniye ibikoresho. Ni inzu ikodeshwa wizaniye ibikoresho. Iyi niyo salo yayo, mwayibonye. Pakingi yayo mwayibonye, niyo ngiyo. Reka tuyitambagire rero tuyisure. Iyi ni salo, mwayibonye ko iri ari kwizine. Kwizine yayo ngiyi. Ibi rero bifite ibice bibiri, ifite hasi no hejuru. Aha tuvugana ni hasi, igikari cyayo ngiki. Aha ni mu gikari cyayo. Wowe ufite gahunda, telefone yacu ni 0782 40 33 95. Nababwiye ko iyi aparitema irimo ibice bibiri, hasi no hejuru. Hasi mu gikari ni ahangaha. Reka rero tuzamuke hejuru. Ubonye ko uyu ni umuryango wo mu gikari. Turazamutse hejuru rero. Nababwiye ko ari aparitema ifite hasi no hejuru. Wowe ushaka gutura muri aparitema nziza kandi iguhendukiye, igeze hano Norvège. Nabikuboneye. Nabibonye ko iteye. Ibi ni ibyumba byayo. Ubonye umuryango rero winjira, turebe iki cyumba. Mwakibonye iki cyumba ko ari icyumba cyiza, deluxe, wiryamiramo ugafata amahumbezi. Mwabonye amadirishya yacyo, babonye ko ari aparitema nziza cyane kandi ntabwo ihenze. Aha twinjiye murabona ko hateganyijwe dushe na toilette ngiyi. Wowe ufite gahunda ntibyakubuza kuza. Ibisigaye byose bayigushyiriramo.
ni tuwarete. Urabona ko inzu yararangiye. Lavabo wayibonye, umwanya wa dushe nawubonye. Iki ni ikindi cyumba cyo kuryamamo. Iki ni ikindi cyumba rero nacyo cyo kuryamamo, nacyo gifite dushe yacyo. Urabona ko ufite imiryango isobanutse. Tuwarete mwayibonye na dushe. Urabona ko ufite dushe isobanutse. Wowe rero ufite gahunda, telefone yacu ni 0782433995. Iki ni icyumba rero cya gatatu kiri muri iyi apartment, nacyo tukijemo. Ngiki nabonye ko nacyo ni icyumba kinini kandi kimeze neza. Na toilette na dushe yacyo rero nayo ngibi. Ngiyi dushe na toilette iki cyumba. Wowe ufite gahunda, telefone yacu ni 0782433995. Rero niyo toilette yayo. Iki ni cya cyumba tuvuyemo. Salo rero yo hejuru ngiyo rero apartment imwe nari mbazaniye iri yonyine.